Nongeye kubasuhuza mbaha n'ikaze mwe mukurikiye Imari TV muri kano kanya, ndizera ko ho muri mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Rwanda namwe muri nyuma y'imbibi zacyo, ndizera ko mwese muri amahoro. Muri ka kazi kacu rero ka buri munsi, aho tubabera aho mutari, mu gihe mufite gahunda yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa, amazu, ibibanza, amasambu, ahangaha twabera umuranga mwiza mu gihe mufite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha kimwe muri ibyo. Uyu munsi rero tubabereye mu karere ka Gasabo, murenge wa Kinyinya, muri karitsiye nziza, ahantu uzishimira gutura. Inzu rero tubazaniye uyu munsi ni inzu ya etaje igeretse rimwe, iri mu kibanza gifite metero kare 500, noneho igizwe n'ibyumba bitandatu, salo na saramanje, cuisine, noneho ikagira douche na toilette esheshatu imbere mu nzu. Ni inzu nziza nk'uko nawe uri kumeza kugenda ubikurikirana, akaba ari ahantu uzishimira gutura. Ni inzu yubatswe n'ibikoresho byiza kandi biramba nk'uko nawe uri kubikurikirana muri aya mashusho. Ni inzu isobanutse, ikaba ari inzu ikwiriye umusirimu nkawe. Parikingi ngira ngo wayibonye, ni parikingi yisanzuye, ishobora guparikamo imodoka enye kandi zigaparika neza zisanzuye. Ubusitani nabwo ni ubungubu. Inzu rero yubakishije amatafari ahiye, noneho korotire yubakishijwe amatafari ya ruriba. Ni inzu nziza nk'uko nawe uri kubikurikirana. Kuri we rero uje kuri iyi channel Imari TV ari ubwa mbere, ukaba wishimiye ibyo dukora, ntutambuke udakoze subscribe, ni kuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'iyi video, ukandeho unyeganyize n'inzogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona ibishya tugufitiye tukimara kubishyiraho. Bana natwe rero twereke imiterere n'ubwiza bw'iyi nzu. Waduhamagara kuri 0788581076. Iyi nimero iboneka kuri WhatsApp, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira, noneho tukaguha n'ibindi bisobanuro birenze ibyo ubonye ahangaha. Kandi tubagirira n'amasambu, aho ni ku bantu bafite umushinga ujyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Amasambu agera ari mu nkengero z'umujyi wa Kigali, mu turere twunganira umujyi wa Kigali. Izo mpande zose tuhari ku bwanyu. Komeza kubana natwe rero twereka imiterere n'ubwiza bw'iyi nzu. Aha tugeze ni muri salo, urabona ko ifite parafo nziza ya gypsum, ikaba ari inzu yitondewe kugira ngo izabe ari inzu uzishimira guturamo. Urabona ko ni inzu rwose isobanutse. Mbibutse ko iyi nzu ifite ibyumba bitandatu, salo na saramanje, cuisine, stoke, douche na toilette esheshatu imbere mu nzu. Inzu rero iri mu karere ka Gasabo, muri karitsiye nziza, karitsiye uzishimira guturamo. Kuri wowe rero uje ku Imari TV ari ubwa mbere, ukaba wishimiye ibyo dukora, ntutambuke udakoze subscribe, ni kuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'iyi video, ukandeho unyeganyize n'inzogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona ibyo tugufitiye tukimara kubishyiraho. Komeza kubana natwe rero twereka n'ibindi bice bigize iyi nzu. Aha tugeze ni ahagenewe gufatirwa amafunguro muri saramanje. Urabona ko ni inzu nziza, noneho iyi nzu ikaba yubatswe n'ibikoresho byiza biramba kandi ibikoresho bijyanye n'igihe. Nyamuneka amahirwe ntagucike, aho ni kuri wowe uri ufite gahunda yo kubaka inzu ya etaje. Nta mpamvu rero zo kugorwa ushaka ikibanza ujya kubaka kandi warubonye inzu iri mu mahitamo yawe. Duhamagare kuri 0788581076. Iyi nimero iboneka no kuri WhatsApp. Komeza kubana natwe rero twereke n'ibindi bice bigize iyi nzu. Tugiye kubereka ahagenewe gutegurirwa amafunguro, igikoni cy'imbere mu nzu. Murabona ko twahageze. Aha niho hagenewe gutegurirwa amafunguro. Ni igikoni cyiza, ni igikoni buri wese yakwishimira guteguriramo amafunguro yo gutunga umuryango no kwakira abashyitsi bo mu rugo baba bagusuye. Ni ahantu heza. Iyi nzu yubatswe n'ibikoresho byiza biri karasi, ibikoresho biramba kandi ibikoresho bijyanye n'igihe. Ntabwo ari amazu yonyine tubagira n'amasambu akora ku mazi. Kuri wowe wari ufite gahunda
cyangwa se kuri wowe ufite umushinga wo kubaka hoteli, tuba tugufite ayo masambu agera ahantu heza kandi akora ku mazi mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Rwanda. Tukabagirira ibibanza byo kubaka amazu yo guturamo mu mujyi wa Kigali, mu nkengero z'umujyi wa Kigali no mu turere twunganira umujyi wa Kigali, aho hose tuba duhari ku bwawe. Iyi nzu rero nk'uko ukomeje kugenda nawe ubibona muri iyi video, ni inzu yubatswe n'ibikoresho byiza kandi bisobanutse, ibikoresho bijyanye n'igihe. Nyamuneka amahirwe ntagucike kuri wowe ufite gahunda yo kugura inzu igeretse, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Aha ngaha tugeze ni dushe na toilette by'abashyitsi, ariko abashyitsi baba batari burenge muri salo, abashyitsi baba bagusuye bataha. Urabona ko ni inzu yatekerejweho, noneho yubakwa n'abahanga kugira ngo izabe ari inzu ikwiriye umusirimu nkawe. Urabona rwose nawe uragenda wihera amaso imiterere n'ubwiza bw'iyi nyubako. Iri mu karere ka Gasabo, muri karitsiye nziza, karitsiye ikwiriye umusirimu nkawe. Komeza kubana natwe rero twereke n'ibindi bice bigize iyi nyubako. Izi ni esikariye zizamuka zijya mu byumba biri hejuru. Hejuru hari ibyumba 4, noneho hasi hakaba ibyumba 2. Tugiye kwereka chambre principale, tukwereke bariko, tukwereke n'ibindi bishoboka bigize, noneho ibindi byumba kuri wowe uyishimye ku munsi wo kuza kuyisura nawe uzabyirebera. Ubona ko rwose ni inzu yubakitse, ko ari inzu isobanutse. Ngira ngo urakomeza kugenda nawe wihera amaso imiterere n'ubwiza bw'iyi nzu. Iyi nzu iri kugenda ishimangirwa, n'ubwiza bwayo uri kugenda bushimangirwa n'ibikoresho biyubatse. Ni inzu kabisa nayo nk'uko uri kubikurikirana. Tayari rero iyi niyo chambre principale, no muryango ujya muri chambre principale. Urabona ko ni chambre nini yisanzuye nk'uko uri kubikurikirana muri iyi video. Ni ahantu heza uzishimira gutura wowe n'umuryango wawe. Ikindi nakubwira rero kuri iyi nyubako, buri cyumba kigize iyi nzu cyose kirimo garde-robe zo kubika imyenda. Urabona ko ibintu byose byakozwe ni ukuza ushyiramo intebe n'ibindi bikoresho bijyanye n'ibitanda, ariko ibijyanye n'amagariderobe byo urabona ko birimo nk'uko nawe uri kubikurikira. Iyi nzu rero iri kugurishwa $250,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Duhamagare kuri nimero twakubwiye haruguru, ubundi tukugeze kuri iyi nzu hakiri kare. Aha ngaha tugeze rero ni muri dushe na toilette by'iyi chambre principale. Ubona ko harisanzuye nk'uko nawe uri kubikurikirana. Ikindi ntakubwiye, imiryango cyangwa inzugi zikinze iyi nzu zikozwe n'urubaho rwa muvura nk'uko wakomeje kugenda ubikurikirana. Ni inzu iteguye neza, ikaba ari inzu ikomeye, iri muri karitsiye nziza, ahantu hari ibikorwa remezo byose, imihanda, amashuri, amavuriro, byose ni hafi. Nyamuneka aya mahirwe ntagucike kuri wowe ufite gahunda yo kugura inzu igeretse mu mujyi wa Kigali. Imari TV ni ishakiro ry'imitungo igurwa n'igurishwa, kandi duhari ku bwanyu. Komeza gukora subscribe rero kuri wowe utarayikora, niba wishimiye ibyo dukora, ubundi gahunda yawe igende neza. Aha tugiye kubereka rero ni kuri bariko yo kuri chambre principale. Aha ngaha ni hamwe utera intebe zahagenewe zo kuri bariko, n'ubundi mu gihe ubyutse cyangwa se no mu gihe utararyama ukayicara wumva n'amahumbezi, ari wumva n'akayaga keza gahohera gaturuka mu bice bitandukanye bikikije iyi nyubako. Ni ahantu heza nk'uko nawe uri kubikurikirana, ni ahantu uzishimira gutura. Aba rero ni bamwe mu baturanyi bawe kuri wowe ugiye kugura inyubako. Urabona ko ni karitsiye nziza,
nk'uko wakomeje kugenda ubikurikirana. Komeza kubana natwe rero twereke n'imiterere y'inyuma mu gikari. Uyu ni umuryango ukomeza ujya inyuma mu gikari, ariho dusanga anegisi igizwe n'igikoni n'ikindi cyumba cyo kuraramo, dushe na tuwarete byo hanze. Ni inzu iteguye neza nk'uko nawe wakomeje kugenda ubikurikirana muri aya mashusho. Iyi rero niyo anegisi nabwo iri mu gikari. Igikoni nicyo kikingiki nk'uko nawe uri kubikurikirana. Nubwo habitsemo ibintu ariko ngira ngo urabona ko ari cyo gikoni cyo hanze kiri muri anegisi iri inyuma mu gikari. Ni inzu iteguye neza, ikwije ibisabwa kugira ngo ibe ari inzu wakwishimira guturamo. Kuri wowe rero uje ku Mpari TV ari ubwa mbere ukaba wishimiye ibyo dukora, ntutambuke udakoze subscribe. Ni kuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'iyi video ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo nawe ujye uba mbere mu gukora ibyo tugufitiye tukimara kubishyiraho. Hejuru rero turahasanga tanka yo kubika amazi. Ubona ko rwose ni inzu ifite buri kimwe cyose wagenderaho, noneho ukaba wafata umwanzuro wo kwigura. Aho ni kuri wowe uri ufite gahunda yo kugura inzu. Urabona ko ni inzu yitondewe. Urabona ko no mu gikari harimo amakaro meza ku buryo nta hantu wahurira n'icyondo mu gihe waba utuye muri iyi nyubako. Izi rero ni rogari zigenda zinyuramo amazi ajya aho yagenewe kujya mu byobo byayo. Ni inzu iteguye neza nk'uko nawe uri kubikurikirana. Ahantu heza ariko iyi nzu rwose ni inzu nziza nk'uko nawe uri kubikurikirana. Ni ahantu heza, ni inzu iteguye neza, ibikoresho byiza biramba kandi bijyanye n'igihe tugezemo. Ni inzu kabisa, ni ahantu heza nk'uko wakomeje kugenda ubikurikirana. Kuri wowe rero uje ku Mpari TV ari ubwa mbere ukaba wishimiye ibyo dukora, ntutambuke udakoze subscribe. Ni kuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'iyi video ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo nawe ujye uba mbere mu gukora icyo tugufitiye tukimara kubishyiraho. Tubagira ibibanza bigurishwa mu mujyi wa Kigali, tukabagira amazu agurishwa n'akodeshwa. Kuri wowe ushaka inzu yo gukodesha nawe turayikubonera, duhamagaye kuri iyo nimero twakubwiye haruguru, ubundi gahunda yawe igende neza. Urabona ko rwose ni inzu nziza kabisa. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.